Nongeye kubaha ikaze kuri channel yanjye ariko mugende murebe channel man, aya ma view rwose arimo kuntera agahinda. Video yanjye ya nyuma nari inzoka izatwika ifite ama view 9 kabisa. Bandi bandikaga kuri channel yuko muzahora munkurikira niko what's going on. Ariko nimurebe muri Vancouver mufuza kureba do, hari umugabo urimo gukora show hariya. Hano ndi muri bibliothèque, Vancouver Public Library. Rero mwifuza kuza muri Canada rero dore uriya mugabo ari muri show yarangije kubyinara ndetse murebe do dare okay, ngiye kubaganiriza ku bintu ntigeze mvuga kugeza ubu ariko mwebwe mukurikirane mukajya muhindura ibintu mu mvugo mwifuze kubivuga cyangwa kubisobanura, ariko ni ngombwa yuko nk'abanyarwanda tuganira, sibyo? nuko muramvuga. Nagarutse mu Rwanda muri 2018, so 2018 naje bintunguye. Twebwe abenshi muri diaspora tuba dufite akenshi nkanjye utaramaze igihe ngaruka haba hari ikitugaruye, nta n'umwe uza wenda ari vacation, ariko akenshi wenda tuba dukumbuye iwacu. Ariko njyewe naje kubera ko hari ibibazo by'umuryango naje gukemura bijyanye n'amasambu y'ababyeyi bashaje imyaka 30 ishize mbere ya jenoside yakorewe abatutsi n'ababyeyi banjye bitabye Imana. Ubwo rero ni ibintu ntifuzaga kuzamo, ariko nkanjye umuhungu nyine umwe mu bana nyine ba nyakwigendera Shikama Emmanuel na mama cyangwa undi mudamu bari barashakanye na mama, biba ari jyewe bigwaho kuko mukuru wanjye ntabwo afite ibyo navuga nk'ubwo bushobozi mentor yo kuzamo, niwe n'imfura, ubundi n'imfura igomba kubizamo. Okay, nagira ngo mbagezeho uyu munsi ni uko aba diaspora hari igihe tuza abantu bakatwibonera kuko ahantu tuba mindset yacu hari ibintu navuga ngo tutaba wenda tumenyereye uko bigenda. Mbivuze neza? Reka nongere mbisubiremo. Mu rugero wenda ukuntu tubana hano muri iyi systeme, kuko hari igihugu wenda cyubatse, hari ikintu twita honor system. We nka Vancouver kera niba ugiye gufata gari ya moshi, nta nubwo hanabaga twa tumashini ushyiramo uwerekane ikarita ko wishyuye. Warinjiraga, imashini yabaga iri ku ruhande, ariko ntabwo haba hari, niba abantu wenda batabimenyereye, ahantu winjirira hakaba hari wenda nk'utumeze nk'imiryango, ntabwo byabagaho. Donc hari honor system, kuvuga ngo wibwiriza wishyure gutyo. Mu Rwanda rero hari umuhungu bandangiye wari kumufasha mu bibazo narinjemo by'amasambu nyine byasabaga akazi. Sikundwa nibagira iryo jambo, ibyo kuzungura amasambu. Ni gahunda nyinshi nyine umuntu aba arimo, ariko nza nafite umwanya bisaba ko nongera ngasubira muri Canada. Donc umunsi wa nyuma mbere ko dosiye itambuka, nari ndi ku murenge bagomba kuyohereza muri district hariya i Gasabo muri land center. Bisaba ko ngaruka, ubwo iminsi yanjye yari ishize, musigira iyo dosiye. Byari bintunguye, mukurikirana kuza kuvuga izina rye nyuma ndabishira ku rubuga, naracecetse ariko ndabivuga, ndavuga ni okay, ni dosiye ndayimusigira kuko asabwa ko agenda akayijyana muri land center, nabyo numva nta kibazo. Kigira muri Canada akajya atangira arandika ngo dosiye ntabwo iratambuka, harabura ibi, barimo kunsaba, barimo kumva arimo gushaka iki, amafaranga. Ntabwo se muri nyuma barimo gusaba ati amazu ntabwo bishyuye, ibi ntabwo bishyuye. Nkavuga ni nyohereza document ndebe, proof of receipt.
akagenda agacura izo mpapuro, yacuze impapuro n'umugabo nta nubwo agira ubwoba, impapuro yacuze kabisa, yacuze impapuro nyinshi, akanyereka avuga ati se barasaba angahe, ataye yandiye miliyoni y'amanyarwanda menshi pe, ndumva zirenze ibihumbi bitatu, ndabifite byaciye muri transfer. Yaranyiboneye nyine. Aba diaspora tuba twaragowe iyo tugeze, bamwe baratwifatira, icyo kintu nicyo kintu kimbabaza. Anyway, bigera igihe bisaba ko nigarukira mu Rwanda nyine ngo nanjye mbikurikire nanone, ariko ubwo umugabo ni umupapa, afite madamu n'abana, ndavuga izina rye ndarivuga, niba mumuzi muzamushake mumubwire uti bahemukiye Shima, wenda n'iyi video araza kuza kuyireba. Amafaranga yandiye ni menshi, ariko ikintu ngira ngo mbabwire mbwe munkurikira, ubuzima, guhemukira umuntu bigira ingaruka. Amafaranga yo bayarya aragenda, tuzongera dukorera nanjye nawe ngo ndimo kuyakorera, ariko ubushuti mu buzima bugira akamaro, mujye mubyibuka. So sinzi impamvu ariko mbona ibintu by'amanyanga n'iki, iryo jambo bamaze kurimenya ubu ngubu, ni ibintu mbona it's almost normal, it's like umuntu, ntabwo mvuze ko bitaba hano, ariko the level of ethics hano, nkuko nababwiye nko muri honor system, umuntu utabasha kujya muri ibi bintu barahari, ariko ntabwo ari ibintu biri almost normal. Umurambaza se Shima wageze muri RIB, nageze muri RIB natanzeho ikirego, ariko nta hantu byagiye, muri 2019 gutyo nagiye muri RIB, mbona nta hantu birimo kujya, bisaba ko umuntu abyihorera, kuko hari ukuntu ushaka gushyira imbaraga ahandi hantu, ariko ni ahantu, ni ibintu byambabaje cyane kugeza na n'ubu ngubu, not for amafaranga yandi, ariko just ukuntu umuntu yahemuka gutyo nk'aho ibintu biri normal. Uwo muhungu rero nababwiraga, ndumva atuye Kimisagara cyangwa ariho yabarizwaga, hari igihe byageze kujya tujya kumushaka akajya adukwepa. Aba diaspora mujye mwirinda rero, cyangwa mujye mubanza mumbaze mbere ko mujya gutanga amafaranga hanyuma mwavunikiye. Ariko n'abandi bari mu Rwanda ndabakunda, turi kumwe. Uwo muhungu yitwa Gustave, ntabwo nababwira izina rye, amazina yose, kubera ko ni ngombwa yuko twubahiriza privacy, ariko yitwa Gustave, muzirinde Gustave, murakoze.